Yes, reka nguhe ikaze kubivuga kuri uyu mumbi wa gatatu duturutse ku zuba by'umwihariko mu myidagaduro aho ubuzima bw'abasitari bwibera ku karubanda. Umubyinnyi rero umenyerewe cyane hano mu Rwanda Titi Brown amaze gutandukana n'umukunzi we Nyambo Jessica. Iyi ni inkuru rero ikomeje gusakara ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye aho bivugwa yuko uyu mubyinnyi Titi Brown yamaze gutandukana n'uyu mukunzi we Nyambo Jessica, aho ngo byatewe n'imyitwarire itari myiza Nyambo Jessica akomeje kugenda agaragaza, by'umwihariko imyitwarire yo kuba amuca inyuma. Rero nkuko dukomeza kugenda tubitangarizwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye ndetse n'abantu batandukanye bakomeje kugenda babivugaho ibintu bitandukanye, uyu Nyambo Jessica ngo amaze igihe kitari gitoya aca inyuma uyu Titi Brown. Noneho Titi Brown ngo akaba yafashe umwanzuro wo kuba yashyira iherezo cyangwa se yashyira akadomo ku rukundo rw'aba bombi, ubundi agatangira ubuzima bwe bwa wenyine. Ariko rero mbere ko tukuramburira inkuru, reka tubanze turebe ubundi urukundo rw'aba bombi rwatangiye rute kugera naho rushyuha ndetse abantu bose bakamenya yuko aba bombi bakundana, urukundo rwabo rukagenda ruvugwa mu bitangazamakuru, abanyamakuru bandika bakabashyira ku ipaje ya mbere ndetse inkuru zabo zikaza imbere y'izindi, ndetse n'ibinyamakuru bitandukanye bigakomeza kugenda bibavugaho byinshi. Ubundi aba bombi urukundo rwabo rwatangiye gute? Rwatangiye ryari? Hari mu mwaka wa 2021 aho uyu Titi Brown yaje gutabwa muri yombi akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana utujuje imyaka ndetse akaza no kugirwa umwere nyuma yaho. Mu gihe rero yarari muri gereza, uyu Nyambo Jessica ngo yakomezaga kugenda amusura inshuro nyinshi ndetse akamuhumuriza, akamubwira amagambo yo kumuhumuriza, ndetse uyu Titi Brown akaza kubona yuko uyu ari umukobwa mwiza ndetse umwitayeho cyane, biza kurangira agiye amwishimira cyangwa se bavugana inshuro nyinshi, ndetse yaje no gufungurwa ageze hanze batangira kujya bandikirana ubutumwa bugufi bisanzwe bakaganira nk'inshuti. Ariko ngo baje kwisanga mu rukundo, baza gusanga nagaruriro urukundo rwabo rwageze kure. Ariko nanone baravuga bati ntabwo ari byiza yuko ibi bintu twabishyira mu itangazamakuru yuko dukundana, dore yuko n'ubundi nabo babizi neza ko ubuzima bw'abastari, urukundo rw'abastari iyo rugeze mu itangazamakuru aba ari ibindi bindi, ababakurikirana ababafana baba bashaka kumenya akantu ku kandi rimwe na rimwe ubusanga ari ibintu bibangamira abastari cyane cyangwa se abantu bamenyerewe cyane cyangwa se bazwi n'abantu benshi, ni ibintu biba bibabangamira ku kigero cyo hejuru. Rero bafashe umwanzuro wo kuvuga bati ibere besto nanjye nibere besto, bihisha inyuma y'amarido cyangwa se munsi y'umutaka wo kwitwa aba besto. Ariko nanone ntago baraba besto, ahubwo barabasheri cyangwa se barakundanaga, harimo urukundo rukomeye hagati yabo bombi. Bamaze igihe kitari gitoya rero bavuga yuko ari aba besto ndetse badakundana habe na busa, nk'uko abantu benshi bakomeje kugenda babibabaza. Ariko bo bakavuga bati oya, ntabwo dukundana, ni inshuti bisanzwe, turaba besto. Ariko nk'ukuri kureba amafoto araho bifotoje, ntabwo mu by'ukuri baraba besto, ahubwo bari bafitanye urukundo rukomeye cyane, barabasheri, ahubwo nuko batashakaga ko isi yose imenya ibyabo. Nyuma yaho rero byaje gukomeza kugenda bivugwa yuko abataraba besto, dore yuko nabo ubwabo urukundo rwaje kubatamaza. Buriya urukundo ni ikintu gikomeye cyane, ntabwo ushobora kuruhisha, ni nko gutwika inzu ubundi ugahisha umwotsi, ntabwo bishoboka. Rero ibyo bintu urukundo rwaje kubatamaza. Nyuma yaho rero uyu Titi Brown nibwo yaje kujya ku mbuga ze nkoranyambaga yandika amagambo akomeye cyane abwira uyu Nyambo Jessica, amubwira yuko yamubereye umuntu w'agaciro mu buzima bwe ndetse yishimira urukundo. Yakomeje kugenda avuga yuko ari umusore wahiriwe muri iri sanzure kuba yarahuye n'umukobwa mwiza nka Jessica kandi akaba mukunda byuzuye, ndetse akavuga ati ndi umunyamahirwe ukomeye kuba nkufite nk'inshuti yanjye, kuba nkufite nka sheri wanjye, ndetse akajya akomeza no kugenda agarukaho ati kuba ngufite nk'umugore wanjye. Urumva yuko byari byarafashe indi ntera. Sinekereza yuko ushobora kubwira besto wawe ati ndagushimira kuba ngufite nk'umugore wanjye. Urumva yuko ari ibintu biba bitoroshye na busibiri. Ibi bintu rero abantu benshi bakomeje kugenda babigarukaho bavuga bati uru ni urukundo rudasanzwe, ni ikibatsi cy'urukundo kiramutamaje kimushyize ku karubanda, none birangiye abyivugiye. Dore yuko rero muri icyo gihe iyo abanyamakuru begeraga Nyambo Jessica bakamubaza ati se ubundi Nyambo Jessica ukundana na Titi Brown, yaravugaga ati oya, ntabwo njyewe nkundana na Titi Brown. None se waba ufite umukunzi? Ati umukunzi ndamufite. Yaba yitwa ndetse akavuga ati umukunzi ndamufite
ndamufite ariko izina rye ni ibanga rikomeye cyane, ni ibanga ryanjye ntabwo nabishyira ku karubanda. Bakegera na Titi Brown bakamubaza, Titi Brown ufite umukunzi? Akavuga ati umukunzi ndamufite ariko ntabwo nshaka gutangaza amazina ye mu by'ukuri. Rero ibi ni ibintu bikomeza kugenda bivugwa n'abatari bakeya, ndetse biza gukomeza kugenda bigarukaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, bavuga yuko urukundo rw'aba bombi rushobora kuba rwarakomeje gutoha kurusha ibiti byo mu ishyamba ry'Amazone, ndetse muri icyo gihe akaba ari ikintu cyagarutsweho n'ibitangazamakuru byinshi cyane. Nyuma yaho rero aba bombi bakomeje kugenda bavuga mu rukundo, nubwo batahwemaga kugenda bashwana bitewe n'uko ngo uyu Nyambo Jessica yagendaga aca inyuma uyu Titi Brown, ndetse bikavugwa yuko uyu Nyambo Jessica ingeso yo kuba yaracaga inyuma Titi Brown kuyihanganira byaramunaniraga, rimwe na rimwe bagashwana bagatongana ariko bakaza kongera gusubirana. Mu minsi ishize rero mwarabyumvise yuko bari barashwanye ibintu bikomeye cyane, bameranye nabi, harimwe amakimbirane, ariko nyuma yaho baza kuganira, abakundanye buriya bafite uburyo ki biyungamo, baza kwiyunga barasubirana barongera barakundana. Ariko nanone byaje kuvugwa yuko bashobora kuba bari gutwika bya bindi byo ku mbuga nkoranyambaga nk'uko namwe musanzwe mubimenyereye, bitewe n'uko nyuma yaho gatoya bahise basohora ifilimi bahuriyemo, ndetse iza no gukundwa n'abatari bakeya, irarebwa cyane, ndetse abantu bakavuga bati wasanga bari gutwika cyangwa se bya bindi byo kwamamaza ifilimi yabo kugira ngo nisohoka izaze yarahawe attention, yarakunzwe n'abatari bakeya. Ndetse ibingibi noneho kuri iyi nshuro byo ni biri ku rundi rwego, ibyabaye kuri iyi nshuro noneho byo ntabwo bisanzwe, dore yuko ibinyamakuru bikomeje kwandika yuko Titi Brown yavuze yuko urukundo rwe na Jessica noneho arushyizeho akadomo, ubu ngubu ibyabo birangiriye hano. Ndetse bikaba bikomeje kuvuga yuko impamvu yavuze ibi bintu ari uko ari amakuru kuvuga yuko uyu Nyambo Jessica akomeje kumuca inyuma ku kigero kidasanzwe, akomeje kwigira mu bandi basore, ubundi we namurebe nirihumye. Uyu rero Nyambo Jessica bikomeje kuvuga yuko n'ubundi muri iyi minsi yagize gutya ngo akerekeza Dubai, akijyanirayo n'undi mugabo, akigira hariya Dubai ngo akaba yariho yibereye mu minsi myiza, ari kwishimana ngo n'abandi basore hariya i Dubai, akaba ariho ngo akomeje kuba yibereye. Noneho uyu Titi Brown ngo agahinda kakaba gakomeje kumwicira mu Rwanda, ndetse ibyo gutekereza umukunzi we, gutekereza sheri we, kumva yuko ari kumwe n'undi musore ngo kubyihanganira bikaba byamunaniye, ngo akaba rero ariyo mpamvu uyu Titi Brown ngo yaba yashyize akadomo ku rukundo rwe ndetse n'uyu nguyu Nyambo Jessica. Ariko nanone amakuru akomeje kugenda atangazwa nuko ngo impamvu zitaramenyekana neza ngo zajyanye Nyambo Jessica i Dubai, ngo hari impamvu ngo zigiye zitandukanye ngo zitaramenyekana. Ababikurikiranira hafi bavuga yuko atari ugutembera gusa, ahubwo haba hari n'izindi mpamvu zaba zatumye uyu Nyambo Jessica yerekeza i Dubai ari kumwe n'undi musore. None rero uyu Titi Brown mwamenyereye cyane nka Ishimwe Thierry, wamenyekanye rero bitewe nuko yagaragaye mu ndirimbo zigiye zitandukanye, rero akaba ari nawo mwuga umutunze, akaba ariko kazi yikorera no kubyina mu ndirimbo zitandukanye, agakina filimi n'indi mishinga agenda ategura. Uyu Titi Brown rero ndetse n'uyu Nyambo Jessica urukundo rwabo nuko rukomeje kuzamo saga, rukomeje kuzamo ibibazo, ndetse abantu benshi bakaba bagenda babigaruka bavuga bati n'ubundi aba bombi baratubeshye yuko ari ababesto, none urukundo rwarabatamaje, none hatangiye kuzamo ibibazo, bitangiye kugaragara yuko batari ababesto koko nkuko bagendaga babitangaza, kuko ni ababesto bakwitwara nkuko aba bombi bitwaraga, n'ubundi byaragaragaraga yuko bari mu rukundo, ahubwo bakaba batarashakaga yuko abafana babo babakurikira umunsi ku munsi, bamenya ibyo biberamo umunsi ku munsi. Rero ayo niyo makuru akomeje kugenda avugwa mu itangazamakuru, niyo makuru akomeje kugenda atigisa imbuga nkoranyambaga. Ni amakuru rero ya Nyambo Jessica mukunda mutari bakeya mu mafilimi, ndetse n'uyu Titi Brown umubyinnyi uzwi cyane. Iyi couple rero ikomeje kugenda ivugwaho byinshi kandi yaranamenyekanye, nekereza nta muntu utazi couple ya Titi Brown ndetse na Nyambo Jessica, nkuko mwese mugenda mubikurikirana ku mbuga nkoranyambaga, amakuru agenda aba ageraho 5 kuri 5. Reka rero mwibutse yuko hano ari kuri Magic Media Rwanda nk'ibisanzwe. Rero niba ari ubwa mbere ugeze hano cyangwa se ukaba ari warahageze utarakora subscribe, uyu ni umwanya mwiza wo gukanda sabone, ubundi umunsi ku munsi ukajya ubana natwe, tukajya tukugezaho amakuru abagiye agezweho
agenda avugwa hano mu myidagaduro hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga, ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye by'ingenzi tubona yuko ari amakuru ukwiye kuba ukeneye, ukwiye kuba wamenyera ku gihe, tukajya tuyakugezaho 5 kuri 5. Reka rero ngushimire mumbwire ngo turaza gusubira mu mwanya mutoya tukubwira amakuru araza kuba agezweho, dore yuko amakuru umunota ku munota, isaha ku isaha aba ari kujya agenda ajya hanze, natwe tukavuga tuti reka tuyakuzanire. Reka nkubwire ngo rero gira amahoro kandi ukomeze ube amahoro.